ibyo twibeshya kuri Diabete. Diabete ni indwara muri iki gihe yugarije umuryango mugari w'abantu ku migabane yose igize isi, by'umwihariko n'iwacu mu Rwanda. Akenshi abayirwaye bashobora kuyigira ntibamenye ko bayirwaye kubera ko ari indwara idapfa kugaragaza ibimenyetso. Abantu bibeshya byinshi bitandukanye kuri iyi ndwara bitewe n'amakuru cyangwa ubumenyi buke bafite kuri yo. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko byibuze 25% by'abarwaye Diabete batamenya cyangwa ngo basobanukirwe neza ko bayifite. Mu kiganiro uyu munsi tugiye kuganira kuri bimwe mu byo abantu benshi bakunda kwibeshya kuri iyi ndwara ya Diabete. Ikintu cya mbere mu byo benshi bibeshya kuri Diabete ni uko ngo kurya isukari bitera Diabete. Ubusanzwe isukari urebye ntitera Diabete, nubwo aha bitoroshye kubivuga kuko isukari nyinshi ishobora gutera umubyibuho ukabije. Uwo mubyibuho ukabije niwo nawo ushobora kongera ibyago byo kurwara indwara ya Diabete. Ubwoko bwa mbere bwa Diabete buterwa n'akoko ndetse n'ibindi bitazwi, mu gihe ubwoko bwa kabiri bwa Diabete buterwa n'akoko ndetse ahanini bikaba imibereho yawe ya buri munsi. Umubyibuho ukabije kimwe no kudakora imyitozo ngororamubiri nibyo busanzwe bya mbere bishobora gutera uburwayi bwa Diabete. Ibindi bintu bishobora kuba intandaro ya Diabete ni ukuba mu muryango wawe hari undi wayirwaye ndetse n'imyaka ufite yaba gitera. Ikintu cya kabiri mu byo benshi bibeshya kuri Diabete ni uko ngo iyi ndwara itagize icyo itwaye. Nubwo benshi bayifata nk'indwara yoroheje, kutayivuza bituma izahaza umurwayi. Ikindi ni uko Diabete ikunda gutera izindi ndwara zikomeye nk'indwara z'umutima, indwara z'amaso ndetse n'izindi zizahaza umubiri. Nubwo iyi ndwara ifatwa nk'iyoroheje kubera ko kubana nayo bishoboka, nyaboneka muzirikane ko niyo ihitana benshi ku isi kurusha sida ndetse na kanseri y'ibere byose ubiteranyije. Ikintu cya gatatu mu byo benshi bibeshya kuri Diabete ni uko ngo mu gihe urwaye Diabete ugomba kurya indyo yihariye. Indyo yuzuye kandi iboneye ni ikintu cy'ingenzi ku muntu wese, ntabwo ari ngombwa gusa ku muntu urwaye Diabete. Mu gihe urwaye Diabete ugomba kurya ibirimo amavuta make, umunyu n'isukari nke, ukarya poroteyine zitariho ibinure ndetse n'imboga n'imbuto nyinshi. Muzirikane ko ibiryo by'abarwayi ba Diabete naho bitandukanye n'iby'undi wese mu buzima wifuza kurya neza. Ikintu cya kane mu byo benshi bibeshya kuri Diabete ni uko ngo iyo ari indwara y'abakire cyangwa ababyibushye. Muri iki gihe Diabete ni indwara iri kwiyongera cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, cyane cyane Afurika na Aziya, ahabarizwa abakene kurusha ibihugu byateye imbere. Abarwayi ba Diabete abagera kuri 20% baba bananutse, bityo ntuzatinye cyangwa ngo wumve ko bitakureba kwisuzumisha niba unanutse cyangwa wumva utari umukire cyane. Ikintu cya gatanu mu byo benshi bibeshya kuri Diabete ni uko ngo guterwa inshinge za insulin bivuze ko ubuzima burangiye. Guterwa inshinge za insulin bifasha abarwayi ba Diabete gukomeza ubuzima n'imikorere myiza y'umubiri. Nubwo izi nshinge uzitera igihe cyose ntibivuze ko utongera kurya ibiryo nk'iby'abandi cyangwa se gukora ibyo abandi bakora. Nubwo Diabete ari indwara ikomeye ariko ushobora kuyirinda, bityo reka turebere hamwe ibyagufasha kwirinda. Acunga buri munsi niba ibiro byawe bijyanye n'uburemere bwawe, aha wirinda umubyibuho ukabije cyangwa obesity. Gerageza guhozaho gukora siporo byibuze iminota 30 ku munsi, iminsi 4 mu cyumweru. Gerageza guhozaho kumenya amakuru y'ibipimo by'isukari yawe mu maraso, ubikore kenshi gashoboka.
Mizero Media irabibutsa guhora mwisuzumisha Diabete kuko ari ingenzi cyane mu kumenya uko isukari mu maraso ihagaze. Ikindi nuko mukwiye kunyarukira mu kigo nderabuzima cyangwa irindi vuriro rikwegereye kugira ngo umenye ingano y'isukari ufite mu maraso. Ku rundi ruhande kandi ushobora no kwigurira imashini zipima isukari muri farumasi kwegereye ku buryo wazajya ubyikorera ubwawe. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.